kubahana, kurerwa neza, kumenya icyo ushaka cyangwa se commitment, gushyira hamwe no kugira urukundo nyarwo rutangwa na rurema. Ibyo byose nk'ikiguzi cyangwa se ikimenyetso gishobora kukwereka yuko ejo hawe hazaza hashobora kuba heza. Yes, commit to Chris Simba Celestial Guy, don't call me king. King is a Jah. I'm a believer, supporter, fighter. If I'm the moon, you're the sun, and if I'm the sun, you're the moon. So together we can pull up, push up. Yeah. Uyu munsi rero dutangiye mwijwi tuje nkuko mubyumva. Yes, inkuru y'uyu munsi ishobora kuza kwiganzamo urukundo rwinshi cyane cyangwa se kuba kamere ya nyayo ariyo ikurimo kandi igukoresha hamwe n'Imana n'imbaraga zayo zikaba arizo zigena ibikubaho. Singira ngo mwamaze kubona uwo tugiye kubana cyangwa se tugiye kuba twavugaho, bamwita Clapton Kibonke cyangwa se Mugisha Emmanuel, nkuko yivugiye yuko ashimira umubyeyi wamwise Mugisha kuko byagiye bimukurikirana aho hari ibyo yabonaga nkaho bidashoboka, ariko kuri ubu ngubu akaba ari amashimwe. Ikiganiro nkuko mumaze kubimenyera ni the behind the stories ku muhanzi cyangwa se icyamamare icyo aricyo cyose cyangwa undi muntu wari wese tuba twabahitiyemo kuri uwo munsi. Iyi ni episode yacyo ya 4 muri season ya mbere. Uyu munsi tukaba tubazaniye Clapton Kibonke mukunda muri benshi nk'umwacteur cyangwa se umucomedian. Muri byinshi mutigeze mumenya cyangwa se bitigeze bibageraho nuko burya mutamenye yuko imyaka yose mwamukunze guhera igihe cyose cyose we waba waramumenyeye bitewe n'igihe waba waratangiye gukurikirana ibyo akora kugeza muri 2024 mbere yuko atangaza yuko yavuwe agakira. Burya ngo yabikoraga byose ashinyiriza. Uru ni urugero rwa zamfura zishinjagira zishira. Mwibuka cyane kuri ya mafoto atangaje mwabonaga ku byapa ukiyakubita amaso ugaseka atiriwe anakuvugisha. Sinakubwira mu mafilimi menshi yagiye akina nko muri Seburikoko Kadogo, yakinnye yitwa Kadogo, aho mwese mumuzi nk'umusore rwose uba ushekeje ucumbagira, uba watambitse n'ikirenge cyane. Burya ajya kwinjira muri Seburikoko, director cyangwa se script yari hari ntabwo yari yanditsemo biriya bintu by'imimerere imeze kuriya. Ati ngewe nkigera kuri set ikintu cyari kindi mu mutwe no gushaka umwihariko n'ikintu kiri butume hano hanze bamvuga. Ati aya yari amahirwe kandi numvaga mfite inyota yo kuzagira ikintu nkora muri creative industry. So rero n'umwanzuro wari uwanjye. Ati nkiza burya naje muri utwo turingushyo twanjye, hanyuma director ambonye aravuga ati aha sava uribuka buryo uje, ati ubifate mu mutwe uko nguko ni kugiye kujya uhora ukina, ntabwo tuzongera kubihindura, aho ngaho birafitinga neza muri character twari twanditse. Ikindi burya utamenye, madamu bashakanye uzwi ku mazina cyangwa se witwa Ntambara Mutoni Jackie, burya ngo bakundanye nta kintu arageraho kandi akiri kwishakisha biteye ubwoba. Ikindi kintu gishekeje ariko cyagizwe ibanga mutageze mumenya cyangwa se kitigeze kibazwa, kitari cyakagiye ahagaragara, ariko ejo bundi mu kiganiro uwo bita Clapton Kibonke yagiranye n'igihe, aho Regan Rugaju yamusabye yuko bahamagara madamu we. Icyo gihe telefone ikanyuramo ariko umugore ntayitabe, nyuma akaza kubahamagara, hanyuma Regan akamubwira yuko yashakaga kumushimira nyuma yo kumva story y'urukundo rwabo. Ahangaha nibwo madamu Clapton Kibonke yahise yemeza anakangurira abandi bari b'abanyarwanda yuko nyamara gushaka atari urukundo gusa ruhagije, ahubwo biba bisaba n'icyo twita commitment cyangwa se kwiyemeza ku mpande zombi.
Muri iki kiganiro nibwo Clapton Kibonke yahise asaba na madamu ati babwire ukuntu Saint Valentin yacu ya mbere twayiserebuye. Umunyamakuru Rugaju Rigani wari waryohewe n'iyi nkuru y'urukundo rwa Jackie hamwe na Clapton Kibonke ntiyatindijemo, yahise nawe amubaza ati tubwire Saint Valentin yanyu ya mbere ese yari imeze ite? Ikikumvisha yuko bameranye neza, madamu nawe ntiyatindijemo, yahise amubwira ati umva, Saint Valentin yacu ya mbere ku bihumbi 3 byonyine yari ibaye kandi tunyuzwe twembi. Ikindi utamenye nuko filime cyangwa se uruhererekane bise Mugisha na Rusine ya Clapton Kibonke yigeze guhagarara, nyamara ikongera gusubukurwa bitewe cyangwa se bigizwemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi hamwe na Element LA. Waba se waramenye yuko muri filime yiwe yitwa Umuturanyi higeze kubamo cyangwa kuvugwamo saga zigiye zitandukanye, byaje no kurangira umukinnyi wari uwimena nka Rufonsina na Beni bibaviramo gusezera ku mpamvu zabo bwite, bigatuma ahindura abakinnyi filime yasaga nkaho yari ishingiyeho. Usibye proje zijyanye na sinema, waba wari uzi ko se muri 2024 yafunguye resitora iherereye i Nyamirambo? Benshi barayirahira ngo bagira umuceri uryoshye kubi ndetse n'ibindi biryo. Reka ndekera hari kiyaza ko yatwishyuye tuba tumwamamarije. Ibyo nibyo bimwe mu byo wamumenyaho, ibindi mu byo wamumenyaho bigarukwaho hano muri Behind the Story kuri Clapton Kibonke. Waba wari uzi se ko uyu mugabo mbere yo gusetsa igihugu cyose akaba ubukombe, waba uzi yuko akinjira muri Kigali yacuruje amagi n'amasahane? Ati rwose amagi n'amasahane mu mihanda ya Kigali byaracurujwe da. Ikindi wamenya kuri Clapton Kibonke nuko filime Umuturanyi yayanditse muri Guma mu Rugo, aho ni muri 2020 muri Vision 2020 ubwo twari twarahuye n'icyorezo cya coronavirus. Ati nyuma yo kubona irungu rigiye kumperana, naravuze ngo reka mfate umwanzuro nanjye ndebe yuko natera ikirenge mu cy'abakire bankoresha, cyane yuko muri iyi minsi yarari gukina muri Seburikoko. Ikindi wamenya kuri Clapton Kibonke nuko yigeze kuvugwaho yuko yaba yaratwaye filimi y'umukinnyikazi w'umunyarwanda yitwa Innocente, ariko ibyo bikaza kugaragara yuko bishobora kuba bari babikoresheje nk'iturufu yo gupromoting indirimbo yitwa Tsunami. Wakibaza ngo iyo ndirimbo Tsunami irahurira he na Innocent ukina filimi? Nuko uyu mukinnyi w'amafilimi, umukinnyikazi w'amafilimi akaba umunyarwandakazi again, akaba ariwe wari wabaye umuvixen muri iyo ndirimbo. Iyo ikaba ari saga yari yabaye hagati ya Innocent hamwe n'umu producer witwa AB Godwin. Ikindi wamenya kuri Clapton Kibonke nuko atajya apfa kugaragara mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye bidafite icyo bigamije, hamwe n'amalive nk'uko abandi basitari benshi bakunda kugenda babikora nk'uburyo bwo kwa-approachinga abafana babo. Ikindi cyakunzwe kuvugwa ni gusa kw'abana, umwana we w'imfura hamwe n'umwana w'imfura wa Junior Giti, benshi bagakunda kubitebyamwo ati ese ukuri kuri hehe, ibi bifitanye iyihe sano?
ikindi wamenya ni uko burya abana n'ubumuga bw'uko agira igihaha kimwe cyangwa se langa imwe, ariko akaba ashima Imana yuko ubu ngubu aribwo ameze neza kuruta mbere, agifite ibihaha byose ariko birwaye. Ikiganiro rero cyari The Behind Stories. Uyu munsi tukaba twagarutse ku mu star wacu w'umunsi Clapton Kibonke. Ikiganiro nakagaruka, mwari kumwe nanjye Titi Chris. Niwibuke ukore subscribe nimba utarayikora, nawe nimba warayikoze ukore share, comment, tumenye aho tuzakosora. Nimba ufite n'udusaba nawe wawudusaba, you are welcome. Then tugakomeza kubana 5 kwa 5. Ibiganiro byo ni byinshi, nibwo tukiri gutangira, nibwo tukiri kuza.